ikipe ya Liverpool impamvu tuyizanye rwose iyi match nayo yari yayitsinze byarangiye ibyayibayeho nk'ibya Arsenal kuko ku minota gatandatu w'inyongera Tanaka yahise atsinda igitego gitunguranye umukino urangire ibitego 3-3 bari basuye ikipe ya Leeds ariko ari umukino wasize ibisigisigi niyo mpamvu nshaka ko tugiremo rimwe namfasha mpe interview ya Mohamed Salah ubundi tuze tubyinjiremo rimwe tunabisohokamo Salah nyuma y'uyu mukino n'ubundi bari bamudropinze ntiyari mu kibuga yatangaje amagambo. I'm sitting on the bench for 90 minutes. I think that's the third time I'm in the bench. I think it's my first time in my career. Nari nicaye ku ntebe y'abasimbura iminota 90 yose y'umukino. Ndatekereza ko ari ubwa gatatu bimbayeho nicaye ku ntebe y'abasimbura. Ubwa mbere bimbayeho kuva natangira gukina. Gusa ndababaye. Ntabwo nababeshye ndababaye kuko nakoze byinshi muri ikipe ku buryo buri wese yabibona ku myaka yose ishize. By'umwihariko ku mwaka ushize. Kwicara ku ntebe y'abasimbura ntabwo nzi impamvu yabyo. Bisa nkaho ikipe irimo kunshyira hasi. Nuko niyumva biragaragara ko hari umuntu ushaka ko igisebo ari njyewe kijyaho bikaba ari njyewe bibazwa. Ikipe yansezeranyije byinshi mu mpeshyi none ubu nta na kimwe mbona. Ubu maze imikino 3 nicaye ku ntebe y'abasimbura. Icyo navuga nuko nzakomeza kwizera iryo sezerano. Narabivuze kenshi cyane na mbere ko nari mfitanye umubano mwiza n'umutozo ariko nyuma y'ibimaze kuba ubu ntawe ugihari. Ntabwo nzi impamvu. Njye uko mbibona hari umuntu utanyifuza muri ikipe ariko nanone ikipe nzakomeza kuyishyigikira abana banjye bazakomeza kuyikunda nkundi ikipe cyane kandi nzakomeza kubikora. Nahamagaye mama wanjye ejo hashize ngazaze ku mukino wa Brighton. Ndabizi mw'abantu mwe ntago mubizi niba nzabanza mu kibuga cyangwa ntazakibanzamo cyangwa se nzongere nicaye ku ntebe y'abasimbura. Gusa nahamagaye ababyeyi ku mukino ntacyo bivuze niba nzakina cyangwa se ntazanakina kuko nzabyishimira. Tuzareba ibizaba gusa mu mutwe wanjye nzakomeza kwishimira umukino yaba nakinye cyangwa se ntakinye naba ndi mu basimbura cyangwa se ntabarimo kuko ntabwo nzi bizaba. Icyo nzi nuko bizabera Anfield nkasezera ku bafana bose kuko nzaba ngiye mu gikombe cya Afrika. Ikindi ntabwo nzaba nzi ibizaba ndiyo. Kuri njyewe ntabwo nabyemera. Sinzi impamvu bihora biri kuri njyewe. Ntabwo mbyumva. Mpamya ko ndi umwe mu bantu ikipe yagakwiye kurinda. Sinzi impamvu ndi muri ibi bibazo gusa nanone uko mbibona nuko harimo kunshyira hasi kuko njyewe ndi ikibazo mu ikipe ariko ndatekereza ko atari njyewe kibazo. Nakoze byinshi muri ikipe ngo nubahwe nkuko mbyifuza kuko ntabwo numva ko buri gihe nkwiriye kuzajya ndwanira umwanya wanjye kuko narawukoreye. Abantu baravuga ngo urenza abandi ariko njyewe nta numwe ndenze hano. Njyewe nkorera umwanya wanjye kuko turi mu mupira w'amaguru. Mu mupira w'amaguru ibintu byose birashoboka. Umukino wa Brighton birashoboka ko waba ari uwanyuma kuri njyewe kuko ntabwo nakomeza kwemera ibintu nk'ibi. Nanone mbisubiremo ikipe nayikozemo byinshi. Reba nk'umwaka ushize. So in football you never know, but I don't accept the situation, to be fair. Again, I've done so much for this club last season. Woni Mohamed Salah umwami wa Liverpool nibi yatangaje ubu ikiri kwibazwa ikipe ya Liverpool ubu tuvugana iri ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'agateganyo rwa champion mu gihugu cy'Ubwongereza ifite amanota 20. Hari garuriro rihari kuko urumva aravuga ati iriya match ni ntayikina ngenda abona bigoranye kuzagaruka mu ikipe ya Liverpool. Hari garuriro rihari hagati y'ikipe ya Liverpool na Mohamed Salah. Nje kubwanjye ndabona bisa naho bigoye kubera yuko mukanya Fabrizio Romano amaze gutangaza ko mu kiganiro n'itangazamo ko umutoza wa Liverpool aza gukora mukanya ashobora kuza kuvuga yuko Salah atari bujyane nabo gukina na Inter de Milan. Bashobora guhita bamuhagarika ndetse n'ubuyobozi bwa Liverpool bwiteguye rwose ngo gushyigikira icyemezo cy'umutoza cyo kutamutwara kubera aya magambo yatangaje nyuma kunganya 3-3 n'ikipe ya Leeds. Liverpool mbere yo gukina na Leeds yakinnye match mu rugo ikikwereka ko ari nko gusezera. Liverpool icyo gihe murabyibuka yuko yahise kunganya harya na iherutse kunganya na Sunderland kimwe. Iyo match yo mu rugo yabwiye umuryango we arabwira ngo muze Anfield na mama waraza. Byasaga na hari nko kuvuga ngo ni nko kuvuga goodbye kuri iki kibuga kuko arabizi yuko iyi match nivaho bazahita bidepressa bajya kwa Leeds batazakinira Anfield. Byari nko gusa n'usezera abafana ba Liverpool kuki yababaye cyane. Salah we avuga yuko Liverpool ajya kongera amasezerano bamusezeranyije ko bakimubona mu bushobozi ko ari n'uzaheka projet cyangwa umushinga wa Liverpool muri iki gihe azaba gifite amasezerano. Aravuga ati umwaka ushize nari top scorer muri champion nafashe ikipe gutwara igikombe. Ikipe igeze mu bihe bibi
kuki ari ngiye mushaka kugira igitambo, kuki ari ngiye mushaka kugaragaza ko ari ngiye ikibazo. None se nabi ikibazo ubwo nkwiye kwicara kuri bench imikino 3 yikurikiranye, none naba ndakina neza, none abantu bagahita bagaruka ko bati uyu muhorandi Cody Gakpo ukina ku buryo utanasimbuza Sara ngo umuhe iminota. Abafana hamwe buri abagiye kuri Sara batese ni ukina neza kumurusha, bakavuga bati ese ibyo ngibyo none uri gukora byibura byo kwicaza Sara biri gutsinda. No, bakavuga mu tuntu dutatu rero tuva muri no ntuza ko muri Magic Lineup barayirambura. Analyze nabonye ziri kizirimo. Sara ya timinze igihe cyiza. 1 yavuga ngo reka nsige ndashino bombe nigire mu gikombe cya Afrika, abasesenguzi basigare bamwotsaho umuriro, ningera amahirwe agakubitwa muri izi match ndahari, abafana bazavuga ati Sara yasize bivuze toka va mu ikipe yacu Sara garuke. Icyo ni icyambere, ni nko gupima ikirere. Cya kabiri, nindamuka ngiye mu gikombe cya Afrika akaguma hangaha, kuko nasize mvuze ijambo muri interview yavuze ngo nta mubano ngifitanye na Arne Slot. There is no relationship. Ni nko kuvuga ngo equipe inshyira muri position yo kugurishwa njya handi, kuko amaje ngo wajya Saudi Arabia ngo mu mupira nta wamenya. Urumva ni nko kuvuga yabaye nk'ufungura irembo risohoka muri Liverpool, nta wamenya kandi ugifite amasezerano. Nango ngo nitutumvikana natagenda ngiye bangurisha, ngiye yaba Saudi Arabia najya Burayi naguma Burayi najya he, ariko mpindure. Aka gatatu buriye iki kintu Sara yakoze ni ikintu kiza cyane ku bafana, kubera ko Sara arabizi ko afite igikundiro kurusha Arne Slot muri Liverpool bijyanye n'ibyo yabakoreye. We ari kuvuga ko ikintu yabuze gikomeye n'abafana ba Liverpool kugira ngo natandukana nabo bazacyumve. Yavuze ijambo nakunze Eric ukuntu yabisobanuye, yavuze ngo icyubahiro cyanjye ntabwo ngihabwa ngo kubera ko niyo twaba turi mu bihe bibi ntari gutsinda, kuko nakoreye ikipe ibintu byiza nakabonye ndefanda. Urugero aravuga ati yari igihe Kena kiri hano mu Bwongereza yamaze imikino myinshi adatsinda, ariko bagahora bamudefanda. Rooney yigeze kumara imikino 10 adatsinda, Ferguson akamukinisha akamudefanda. Aravuga ngo nexpectinga gahubwo ko muri iki gihe ndi down, ari bwo umuntu yakabaye ambakinga muri media akamfasha kugaruka mu bihe nk'umuntu wagize akamaro. None ninjye yagize igitambo, ninjye ashaka kwegekaho ibibazo. None ahantu bikomeye cyane ubona yuko Sara yababariye. Sara namukunze, njya umuntu ari kuvuga ibintu biri fair ndamwemera. Sara yavuze ngo sindi umuntu wo kurwanira umwanya, I've earned it. Narawukoreye. Ntabwo ngomba kwicara kuri bench ndwanira umwanya. Narawukoreye mu isi y'umupira, ndi umuntu utsinda ndazwe ndakomeye. We ni wagize ibibazo byo kubura resulta ntabwo binyegekaho. Ngiye teka mvuga ikintu kwizigira ingingo zimeze gutya. Ujyana biriya bintu bavuga ngo you are not bigger than the club, nibyo bakaraga bamukangira. Nawe mu yandi magambo ari byo yabwiraga Arne Slot, na club ntabwo iri bigger kuri nge ku buryo yanyicaza kandi ngifite imbaraga zo gukina. Niba mwumva mutankeneye ejo amasegonda 30 ejo uwo bita Edwards na Hughes ni abantu bari muri direction sportif ya Liverpool. Hari amakuru yasohotse avuga ko bari mu nama. Iyo nama yize ku ngingo 3. Ingingo ya mbere ni ukuganira na Sara bakareba ko bamugumana mu kwezi kwa mbere cyangwa bakamurekura. Yari iyo ngingo baganiraga hagati ya direction sportif y'ubuyobozi. Icya kabiri, hatekerejwe ko agomba kwicazwa ntanajyana n'abandi kumufatira icyemezo cyo kutajya gukina match ya Inter de Milan. Icya gatatu, bavuga ko iyi bombe Sara yohereje ari ikibazo gikomeye cyane kuri Liverpool izaba costinga mu kwezi kwa mbere, kuko barashaka gukora recruitment y'abakinnyi babiri barimo Semenyo ndetse na Mark Guehi. Bavuga bati ikintu Sara dukoreye adusize icyasha cyo kugaragaza ko Liverpool turi equipe itarekonesa. Urimo nabyumva bivuga ngo mu kwezi kwa mbere bizadukostinga ku rwego rwo hejuru. Gusa icyo Rigani yavugaga ari nacyo duhamanya, Mo Sara yakoze timing nziza kandi kuko ntakwiriye gufatwa kuriya, kuko icyo vuga ngo nukugira scapegoat nuvuga ngo niwe bagomba gufata elema nini bakayicaza bakagaragaza ko ikibazo kiri, akavuga ati wenda ni utuma ntakina uko ngomba gukina. So ni ikintu gikomeye cyane. Reka mbabwire ko aho